rimwe na rimwe umuntu iyo ari mu rukundo aba impumyi nk'uko bivugwa. Hari abajya mu rukundo bakibagirwa ku buryo hari amakosa bakora ntibabimenye ariko bikazabagiraho ingaruka nyuma. Iyi ni M250 ni mu gice twahariye urukundo. Tugiye kubagezaho amakosa umuntu ashobora gukoreshwa n'urukundo bikazamuviramo kwicuza. Jyewe ndi Muhire. Rimwe, gufata umukunzi wawe nk'ikigirwamana. Aho ni ku mpande zombi. Kuba ukunda umuntu ntibivuze ko agomba kuza ngo akubuze akazi mwahuriyemo cyangwa se kagutunga ubuzima bwawe bwa buri munsi. Kimwe n'uko umukunzi wawe ataza ngo akubuze za nshuti zawe mwamenyanye kandi nazo zikuba hafi ubuzima bwawe bwose. Rero wikumva ko uzajya umuhamagara buri segonda, ngaho message za buri kanya, mbese hahandi usanga nawe nta gahenge ujya umuha ngo yiyiteho cyangwa se avugane n'izindi nshuti ze. Ibi ni ibintu bishobora kuzatuma abona ko ari ukumuhozaho ijisho, bituma kwinuba aho kugira ngo urukundo rwiyongere ahubwo rukagabanuka. Si byiza rero ko wajya ufata umukunzi wawe ngo umubuze amahoro cyangwa se ayakubuze wenda wamwandikiye akanga nko kugusubiza. Kabiri, gufuha cyane. Byabaye karande mu bantu ndetse benshi babigize imvugo ihoraho ngo umuntu ufuhira uwo akunda. Gusa burya niba uzi ko ujya ufuha ukarenza urugero, menya neza ko urimo wiyicira ubuzima, kuko burya biragorana cyane kuba wakumva ko wazafata umuntu ukamukuramo kamere yifitemo yo guheheta cyangwa se gukunda benshi mu gihe gitoya. Bisaba umwanya. Rero niba utikuyemo umuco wo gufuha cyane, birashoboka ko bizakuviramo no kuba watekereza guhemuka ndetse bikagukurikirana ubuzima bwawe bwose. Gatatu, gukoresha amafaranga menshi. Akenshi usanga hari abahungu bakunze gukora amakosa ndetse bakumva ko uko umukobwa azabona ko ufite ibintu byinshi ariho azahera gukunda, kandi ku rundi ruhande ntibibuke ko hari ubwo ibyo byiza wamenyereje uwo mukobwa bishobora gushira, ndetse ugasanga na rwa rukundo waguragura rubuze, uwo mwaruguraga akajya kurugurisha ahandi hari amafaranga. Kane, kumva ko ubuzima bwawe ari we bushingiyeho, kuko nawe agira hakabona ko utari umuntu uhamye ndetse akanagira ubwoba bw'ahazaza igihe muzaba muri kumwe, cyane ko abakeka ko uzajya utuma atisanzura uko abyifuza. Ibi kandi bishobora gutuma nawe akugerageza cyangwa se akajya gushaka undi muntu utazajya amugora, kabone n'ubwo ababona ko umukunda cyane, ariko si byiza kurengera. Ngayo nguko rero nahanyu mwe mukundana kugira ngo ibi bintu mubyiteho. Umuti wa mbere ni ukubiganiraho mukareba icyakorwa. Byaba bishoboka mukabikora, byaba bidashoboka kandi icyemezo cya buri umwe ni icy'agaciro. Iyi ni M250 TV, ni mu gice twahariye urukundo. Niba utarakora subscribe ntugende utayikoze kugira ngo tujye tubana buri munsi. Mbibutsa ko tubagezaho byinshi ku rukundo, imibanire ndetse n'ubuzima hamwe n'imyidagaduro kugira ngo dukomeze kugira ubuzima bwiza. Njye bibagezaho ndi Muhire. Tumenyereye ko akenshi iyo umusore yakunze umukobwa amwegera akamubwira ikimuri ku mutima. Kuba umusore ahita afata iya mbere mu kubwira umukobwa ko amukunze, siko bihita bigenda iyo umukobwa we yakunze umusore. Niki kikwereka ko umukobwa kwiyumvamo cyangwa se gukunda akaba yarabuze uko abikubwira, ategereje kugira ijambo utobora. Iyi ni M250 TV, turabasuje kandi tubahaye ikaze. Ni mu gice cyahariwe urukundo. Nubona ibimenyetso 10 ku mukobwa azaba akeneye kumubwira ko umukunda. Umukobwa wakunze umusore hari ibimenyetso atangira kumwereka mu rwego rwo kumwereka ko amwiyumvamo kandi yifuza ko bagirana ubucuti budasanzwe. Tugiye kubabwira rero bimwe mu bimenyetso umukobwa agaragaza byakwereka ko yagukunze kandi ko ategereje ko wagira intambwe utera. Rimwe, kukwigana ibyo ukora. Ese ikintu ukoze nawe uhita ubona agikoze. Nk'urugero, uburyo wicayemo nawe ukabona nibwo yicayemo, wahindura uko wicaye nawe ukabona arabihinduye. Ese ikintu ukoze cyose nawe ashaka ngo abe ari cyo akora. Gusa kuba yakwigana ibyo uri gukora bikorwa mu buryo atatekerejeho kenshi. Bikorwa mu buryo nawe atatekerejeho kenshi. Gusa buri gihe kuko ashobora kukwigana ibyo uri gukora agira ngo umwiteho, ubone ko agukurikiye kandi ashaka kuba yamera nkawe, yabikora ku bushake bwe
cyangwa se bikaba atari ku bushake bwe, ni ikimenyetso cyakwereka ko agukeneye. Kabiri, iyo uvuze ibintu bitangaje araseka, yewe nubwo byaba bidasekeje arisekera. Umukobwa iyo agukunda aba yumva ibyo wavuga byose byamunezeza kandi bikamushimisha. Amagambo yawe yose ayafata mu buryo bwiza gusa, ku buryo niyo wavuga ikintu kidasekeje cyatuma abantu bakugaya, we yumva gisekeje kandi agatangara. Kuri we uba uri umuntu uzi kuganira cyane kandi inkuru zawe ziba zisekeje cyane. Gatatu, muri inshuti ku mbuga nkoranyambaga zose muhuriyeho. Umukobwa ugukunda aba yumva yagukurikira ahantu hose, ndetse aba yifuza ko uburyo bwose bwabahuza mwaba muburiho kandi muri inshuti. Umunsi mu gihura yahise agusaba ubucuti kuri Facebook, aragukurikira kuri Instagram, nimero yawe ya WhatsApp arayifite, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ibi ngibi ni ibikwereka ko aba yumva agukeneye cyane hafi ye. Kane, none se akwandikira amagambo cyangwa se SMS zireshya gute ugereranyije n'uko wowe umwandikira? Ese akwandikira ibintu byinshi ugereranyije n'ibyo wowe umwandikira? Ese iyo urebye usanga agusubiza amagambo y'impine? Niba iyo umwandikiye agusubiza mu magambo ajya kungana cyangwa se arenga ayo wowe wamwandikiye mu burebure, aho ni byiza cyane, bikaba akarusho rero iyo akwandikiye amagambo asumbya ayawe. Ariko niba umwandikira ibintu birebire, amagambo menshi, akagusubiza mu mpine cyangwa se akagusubiza mu magambo make cyane, ni igihe ngo ugabanye kwihuta cyane maze urebe ko wagendera ku muvuduko we. Iyo urebye neza uwo ntabwo aba kwiyumvamo bihambaye. Gatanu, ese arakwegera cyane kurusha uko byahoze. Niba umukobwa agerageza kugira ngo yumve ko muri hafi, yaba mu buryo bw'umubiri no mu bitekerezo, uwo mukobwa bagukunda bya nyabyo. Urugero, iyo mwicaye mu itsinda ubona ari waba ashaka kwegera hafi, buri gihe kandi ukabona ko ashaka ko ibitekerezo byawe n'ibye bigaragara nk'ibyahuye. Gusa bitewe n'imyitwarire, hari abakobwa bamwe nubwo yaba agukunda gute yanga kukwegera kugira ngo bitarangira umukojeje isoni. Gatandatu, kurya iminwa. Niba mu gihe uri kuvuga aba ari kukureba cyane kandi ukabona arimo ararya iminwa ye, birashoboka ko uri umusore uri mu ntekerezo ze. Karindwi, kugusekera. Niba mu gihe ari kure akureba ukabona aramwenyuye, ni ikimenyetso ko akeneye kumusanga ukamuganiriza. Gusa kandi aba ashobora kugusekera hari akantu gasekeje akubonyeho. Niba mu gihe muri kuganira ukaba uri kuvuga ibintu bidasekeje, bidatangaje kandi bitanateye amatsiko cyane, ukabona afite ibineza neza ku munwa nuko hari ibindi ari kugutekerezaho, biba byerekana ko agukunda. Umunani, ahumbaguza amaso ate iyo murebanye. Niba mu gihe muhuje amaso ahumbaguza inshuro nyinshi, iki ni ikimenyetso cyakwereka ko ashobora kuba agukunda. Icyenda, mumara umwanya ugana gute muhuje amaso. Niba muhuza amaso ukabona yatinze kugukuraho amaso ugereranyije na mbere, ni ikimenyetso cyakwereka ko akwifuza, aba ashaka kukwereka ko akeneye ko wamwitaho kandi ukabona ko ari uw'agaciro ku buzima bwawe. Ibi ngibi babikwereka neza iyo muhuje amaso umwanya munini ugereranyije na mbere nuko akamwenyura. Icumi, mwicara muti iyo muri hamwe. Niba mu gihe mwicaye mu itsinda ubona kenshi ari wowe ari kureba kurusha abandi, uko ari wowe wabona w'agaciro kurusha abandi bo mu itsinda urimo, ubisobanukirwa neza iyo aguhanze amaso kandi atari wowe ufite ijambo mu itsinda urimo. Umukobwa iyo agukunda agerageza kwicara ku buryo muri bube murebana cyangwa se akwegereye. Iyo umubiri wawe ukoze kuwe, urugero ukuboko kwawe kukaba kwamukoraho mwicaye, ubona atakwishisha kandi akaba yabireka nk'utakwitayeho. Ibi rero ni ikimenyetso ko atakwishisha kandi akwiyumvamo. Rero agerageza ko mwakwicara murebana cyangwa se akwegereye kuko aba yumva akeneye ko wamubona nk'uw'agaciro. Ngayo nguko rero nahaye wa musore we. Niba umukobwa ubona wamukunda ugaragaza ibimenyetso ntuzamwiteshe kuko hari amahirwe menshi ko yaba uwawe. Iyi ni M250 TV, ni mu gice cyahariwe urukundo. Kora subscribe nimba utarayikora kugira ngo ibyo tugenda tubagezaho ujye uhita ubibona tukibishyiraho. Ukore no kuvugera kugira ngo ujye uhita umenyeshwa ko hari ibyo dushyizeho. Dusangiza abandi ku mbuga nkoranyambaga zose kugira ngo twaguke
ese turushaho no gufashanya. Waba wakunze ino video se kora like. Ukeneye ko hari inama tuguha zijyanye n'imibanire, ubuzima ndetse n'ibindi, twandikira unyuze kuri adresse ziri muri description kugira ngo utugereho. Yewe bakusanyiriza nkanabibagezaho. Ndi Muhire. Ciao ciao.